Umushyikirano ni urubuga abantu bahuriramo hanyuma bagatanga ibitekerezo bagashakira hamwe umuti w'ibibazo igihugu gifite kugira ngo babashe kubikemurira hamwe. Icyo rero ushobora guhindura mu karere kacu nkatwe abaje ndetse n'abaturage b'akarere baba bari kuwukurikirana muri rusange, dutanga ibitekerezo bidufasha kugira ngo akarere karusheho gutera imbere, abaturage muri rusange barusheho gutera imbere ndetse babe bakigira no ku tundi turere kugira ngo igihugu cyacu twese tuzamukire hamwe. Ndi umunyarwanda mu by'ukuri ni gahunda nziza cyane yatekerejwe n'ubuyobozi bw'igihugu. Ikintu cya mbere igaragaza ni ubumwe bw'abanyarwanda, itsindagira cyane ubumwe bw'abanyarwanda kandi koko ukabona ko aribwo dukeneye, ikereka abantu bose abaturarwanda ko turi umwe, ko tugomba gutahiriza umugozi umwe kandi ko tugomba gushaka ibiduhuza aho gushaka ibidutandukanye. Ibyo rero nkatwe mu karere kacu natwe ni ibintu dukeneye mu karere ka Nyabihu. Gahunda ya Ndi Umunyarwanda natwe twumva tugomba kuyishyiramo imbaraga, twumva tugomba kuyikoresha kuko ni inzira, ni umuyoboro uzatuma igihugu cyacu kirushaho gutera imbere, kuko buri muntu wese azaba yiyumvamo ko ari umunyarwanda, ko twese abanyarwanda duhujwe n'igihugu cyacu, turi umwe, tugashakira hamwe uburyo twagiteza imbere, twese hamwe tukazamukira hamwe, ubumwe bukaduhuza. Uwansaba kuvuga icyari cy'umushyikirano mu magambo atatu: icya mbere ni urubuga abanyarwanda bose batangiramo ibitekerezo byubaka igihugu cyacu. Icya kabiri, umushyikirano uhuza abayobozi b'inzego zose, abaturutse mu bihugu byo hanze, diaspora, abo bose bagafatanya mu gutanga ibitekerezo byubaka igihugu cyacu. Mu by'ukuri umushyikirano utuma abantu barebera hamwe ibigenda n'ibitagenda kugira ngo babashe kubikosora.